Bamwe mu bagenerwabikorwa ba gahunda ya Nguriza Nshore bavuga ko nubwo iyi gahunda igana ku musozo yabafashije kwagura ibikorwa byabo kubera kunganira amafaranga yo muri iyi gahunda anyuzwa mu bigo by'imari. Iyi gahunda imaze imyaka 5 ikaba imaze gufasha abikorera kubona amahirwe y'inguzanyo zigera kuri miliyoni 64 z'amadolari y'Amerika ndetse abagera ku bihumbi 41 babonye imirimo. Jean-Claude Mtuyezu mu nkuru irambuye. Kamashazi Nola ni umudamu utubura imbuto zinyuranye zikenerwa n'abahinzi cyane cyane iz'ibigori. Uyu mudamu avuga ko ibi bikorwa bisaba ishoramari ririmo amafaranga menshi kandi inshuro nyinshi amabanki adakunze gutanga inguzanyo mu rwego rw'ubuhinzi, nubwo we ngo yabifashijwemo n'umushinga Nguriza Nshore. Ibikorwa byo kunganira abari mu ruhererekane nyongeragaciro mu buhinzi byageze hirya no hino mu turere. Ubucuruzi buto n'ubuciriritse nibwo bwibandwaho muri iyi gahunda, aho ahanini hunganirwa abifuza kwagura ishoramari ryabo ndetse n'abaryinjiyemo bwa mbere. Abagezweho n'iyi gahunda bafite ubuhamya bwihariye ku nyungu bavanyemo. Batangiye bampa inguzanyo, nacuruzaga detaye, nyuma yaho ntangira kurangura Dubai. Kugeza kuri iyi saha ndumva ndi ku rwego rushimishije. Iyo duhinze ntabwo tubura aho tugemura imisaruro yacu. Si ugutanga mituweli nza ndi uwa mbere, ejo heza naho ndimo. Ni ukuvuga ngo abana banjye bariga. Dufasha n'abanyeshuri bavuye mu mativeti. Aya banyeshuri turabaza tukabaha stage ibigendanye n'ibyo baba bashobora kwiga, yaba ari gusudira, yaba ari bigendanye no kuba bakora n'ibega imenyereza mwuga runaka bashobora kuba bagakora hano bayikora. Iyo bamaze gusoza twongera tugashyikira abandi banyeshuri nabo baturutse mu mativeti runaka y'ibigo bikorera mu Rwanda. Kubw'ibyo rero biba byiza cyane ku munyeshuri ugeze muri Shiringitoni Rwanda, ahungukira byinshi by'ingirakamaro byazamuteza imbere ejo heza hazaza. Mu mwaka wa 2018 ku bufatanye bwa leta y'u Rwanda n'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID batangije gahunda yiswe Nguriza Nshore, aho kugeza ubu abagera ku 41 babonye imirimo yaturutse ku ishoramari rya miliyoni 64 z'amadolari ryagutse bitewe no gufashwa kw'abikorera bakiri bato n'amabanki. Umuyobozi wungirije w'uyu mushinga Karixte Nyirindekwe ashimangira ko intego yivuzwaga yagezweho nubwo abagikenera gufashwa ari benshi. U Rwanda rufite intego ko ubukungu bwarwo bugomba gushingira kubikorera kandi bagafashwa kugera ku mafaranga yagura ishoramari ryabo binyuze mu bigo by'imari. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Richard Niwenshuti agaragaza ko buri ntambwe itewe muri uru rugendo itebera kugira inyungu isigira abikorera. Biteganijwe ko ibikorwa by'umushinga Nguriza Nshore bizasozwa ku mugaragaro mu kwezi gutaha kwa 4 uyu mwaka wa 2023. Ibindi bikorwa byo kunganira abikorera bato n'abaciriritse bo mu Rwanda bikazakomeza mu yindi mishinga USAID isanganywe mu Rwanda n'indi ishobora kuvuka. Jean-Claude Mtuyezu, i Kigali.